nashatse ntabwo ari umuntu. aha rero nuvuga ngaho niho tugaruka muri za fondasiyo z'urugo, uburyo urugo rupfa rugapfira. Oya, uyu mugore nasiga akoze udusuku twibanze cyane cyane mu cyumba cye. Iki cyumba gikora neza ku buryo umugabo bibaye ngombwa yuko hari ikintu yibagiwe ari busubire mu rugo, asanga icyumba gihumura. Niyo yicaye yanyweye amata, iyo yariye yahaza ibintu bimeze fresh, ahicara akajya avuga ati wa umugore wanjye aseka neza, areba neza, yambwiye ngo wirirwe sheri, Imana yirwane nawe. Ijambo ryiza ryaherekeje wa mugabo rihora mu bwonko bwe. Hanyuma ikindi kintu, umugabo nataha ndavuga gufite umuntu wambwiye ngo Yesu yaransenyeye. Yesu asasenya urugo ate kandi ari we uzubaka? Ngo Yesu yaranse pastor reka ubwize ukuri. Yabimbwiye nabanje gusekamo, ariko nyuma yaho ngeze aho nabara n'ababaje ati Maman Mignonne ati ngira inama, nzajya gutanga ikirego mvuga ngo iki, nzarega nde, nzavuga ko Yesu yansenyeye? Ndakubwiza ukuri, Yesu yaransenyeye. Ati mu gitondo ni Yesu, saa sita ni Yesu twagiye, umugore ntakiba mu rugo, umugore ashobora kumara ibyumweru 3 atazi ko umugabo abaho, kakubwira ko ari mu masengesho, kasongo wabaho, ntateka, ntatanga amata, nuko cyangwa uyu mugabo nawe ashyiraho agakabyo. Ubwo so umugore abasigaranye iki? Aya ngo Yesu yaramusenyeye, yarambye ngo harimo igihe umugore yigeze kugenda amara amezi 3 ataba mu rugo. Yaragiye mu Kanyarira. Oya, Kanyarira se. Reka twongere tubashimire inshuti zacu mwese, Imana ibahe umugisha. Uko mugenda mudukurikira kubw'ibiganiro tugenda dutambutsa, mukishimira impuguro, dushimira abantu baca inbox bakatwandikira bakatubwira uko biyumva, bakatubwira naho ikiganiro kibavanye aho kibagejeje. Yego, kuko nicyo duharanira kugira ngo bashe kumenya ese niki cyadindije iterambere yanjye, ese niki cyakomerekeje umutima wanjye, n'igituma ntishima, n'igituma urugo rwanjye rumeze gutyo. Kandi dukora mu mpande zose kugira ngo umuntu wese yiyumve. Urugo ntabwo rwubakwa, yego urugo rwiza rwubakira ku mico ya Gikristo, ariko mu rugo ntabwo habamo kuvuga ku ndimisha. Nta nubwo mu rugo rwubakiye kuko ukora mu biro ibi n'ibi, wiza ibi n'ibi, urugo ushobora kuba warize cyane ukakunanira, ushobora kuba ufite ibirokoroko, amateka akomeye ukakunanira, kuko turabafite, kuko umugore akunaniye kandi wowe uri umusirikare ntabwo wamurasa. Oya, ntacyo wamutwara. Ushobora gutsinda haduye ku rugo rukakunanira. Uko ni ukuri. Ushobora gutsinda, ushobora kwica intare, ushobora kwica ingwe, ushobora gufata igihugu, ariko urugo rukakunanira. Urugo ntabwo kurwubaka ari uko ufite amasengesho. Yego urugo ni amasengesho, ariko nanone urugo ntabwo bivuze ko ari uko wirukanka imisozi ushaka kumenya icyo Imana yaruvuzeho, ko urwo yaruvuzeho umunsi wa mbere yemera ko mu rubanamo, nibwo yavuze urugo. Rero urugo ushobora kunanira uri pasiteri usengera abandi, akantu kambaza yego pasiteri sibyo, ufite n'abandi uraza gukambaza nk'abagore birirwa ku misozi basenga. Dufite inkuru z'umuntu watwandikiye atubwira ati muzabwire abagore inshingano ko umugore ntabwo ihinduka nubwo ufite akazi kenshi. Uko ni ukuri. Nubwo waba ubyuka mu gitondo ukajya muri biro, nubwo wabyuka mu gitondo ukajya kurangura. Jewe ntuye ku muhanda, haca abagore ba mbere bamanuka bajya kurangura, bagenda uwanyuma. Uwa mbere ahaguruka abanyuma ni mu masaa 10, ariko ubundi batangira saa 9, saa 8 zingahe, ukajya kubona bariruka bagenda bavuga bari igikundi cyangwa benshi birukanka bagenda bagiye kurangura. Ariko barangura, buri mugore ashobora kuzinduka akarangura, kandi yakarangura nawe umuturage ushoye, kandi akaza akabiha abo mu rugo rwe.
atari ngombwa ngo ategereze ko izuba rica, izuba rikongera rigaca nk'iriho muri iyi minsi. Saa sita zajya cyangwa saa munani ngiye guhaha, ndahaha kandi muri sitoke. Iyi sitoke ugiye gukora rimwe na rimwe urasanga ugiye guhaha ibya nyuma. Ibya nyuma binahenze. Hari abazi yuko guhaha neza ari uko yahahiye za Nyabugogo nakoza muri haryo mbere cyangwa muri za supermarket zitandukanye bayitaga muri nakumati. Hari umwe yigeze kwija yaragitangira gusirimuka umukozi w'Imana. Baragiye dukubitwa n'ubutayu, dukubitwa n'ubukene n'inzara, wasana n'inzara bikinjira sha. Yarazire ko handi hantu bagomba guha supermarket nziza ari nakumata, akajya yigisha mu rusengero ugomba kubunyanya muri nakumata. Ntabwo ari ko kugaragaza ko wahashye, ntabwo ari ko kugaragaza ko wahashye. Erega ruriya runyanya ubwo muri nakumata siko rwaturutse kuri ruriya soko cyane rwose rwaturutse ruriya soko. Ariko uzindutse wahaha nanjye ngewe washoye mu gitondo ko twegwa uyu mugore yaherekeje umugabo ari kumubwira ngo none se ntabwo turi buhahe. Uyu mugabo mu mutwe we agenda harimo utunyugunyugu tuvuga ngo ntabwo turi burye, ntabwo turi buhahe, ariko gakumva ntabwo ari byo ko ntayo yasize. Niko batari uyu mugabo ari ngo mu mutwe we harimo utwo turi kumubwira gutyo ngo akora akazi, harazamo ijwi rivuga ntabwo turi buhahe, ntabwo turi burye. Umuntu wize bisikoroshya anyumva cyane. Uri ubwonko burakiye. Iyo muherekezanyije rero isura iseka neza imwenyura niyo yicaye yanyweye amata, iyo ariye yahaza ibintu bimeze fresh, ahicara akajya avuga ati wa umugore wanjye aseka neza areba neza, yambwiye ngo wirirwe sheri, Imana yirwane nawe. Ijambo ryiza ryaherekeje wa mugabo rihora mu bwonko bwe. Hanyuma ikindi kintu umugabo nataha uretse tugaruka umugabo nataha, twabonye umugabo agiye ku kazi. Ugiye kubona uyu mugore rero ujya ku kazi nyuma y'umugabo arasiga yitwaye atakoze iki. Uyu mugore ahita avuga ati ubwo umugabo agiye reka nzigazinge ibintu ndakinga ndaza mbere ye icyuma asiga nyikinze nta shashe mite mfata ibintu byose mbishyire muri baga cyangwa mubwire ni tantine untunganyije n'ubwo yatuze. Uyu mugore nasiga akoze udusuku twibanze cyane mu cyumba cye. Iki cyumba gikora neza ku buryo umugabo bibaye ngombwa yuko hari ikintu yibagiwe ari busubire mu rugo asanga icyumba gihumura. Korodoro umukozi yasigaranye n'akazi kayo. Ariko umugabo n'umugore baricara bakabiganiraho bati uyu mukozi n'umwana mubi rwose yakoze nabi, ariko niba ngombwa kugaruka nahagira ngo ati ko narashatse. Tujye tuzica tukanigisha gusasa icyumba igihe bariho basohokamo. Mu gihe baganiriye muri cya cyumba, hari muri cya cyumba wenda bashobora kuba baririyemo umugabo baririye mu cyumba bakanyweramo amata, inkongoro zikiraho. Ese gisaswa ryari gitagisazwa ako kanya n'impumuro y'amata impumuro y'amata tugomba kubanza kuyikuramo. Impumuro y'amata ntabwo yagumamo ngo wa mugabo nataha yisangemo, nawe winjiye ugasanga impumuro wasizemo mu gitondo kirimo wabubwisha. Ngundi umugore muzima iyo ibintu byose byarangiye byo mu cyumba kingura amadirishya ugakuraho n'amarido kuko ikirwara ukarango byampumura amata y'imitizi byose umwuka ukinjira. Uko umwuka uri kwinjira nawe ukoropa cya cyumba wanasasuye, twaranabivuze ntabwo amashuka ahoraho, wanasasuye wenda hariho n'amasahane mwarishije nayo ukayasohora, cyangwa se ukaba ufite icyumba ugenda ugashyiramo iki ugatarampamo twa tuntu twose twa dukoresho twose urabisohora. Cya cyumba ugasiga nyine kirayereye, kikaba ayereye kikajyamo umwuka mwiza. Nawe igihe uri gukaraba cya cyumba kiba kiri kujyamo akuka kazima, hanyuma ugasasa neza ugasiga warangiza ugakinga icyumba cyawe ndatwara urufunguzo. Aha tugeze mu gutaha rero
ko uyu mugabo ashobora gutaha wenda dufate ko uyu mugabo aje yihuta yibagiwe ikarita aje kuyifata afite urufunguzo twababwiye ko umugabo agomba kugira urufunguzo rw'icyushambure n'umugore akarugira yarangiza ariko hari abancana ngo twarabyaye dufite abana bangana nk'amwebwe bagabwira minyoni nsasire kaye makosa kuki abagore tuyagira umwana ukamuha urufunguzo ngo uzanye urufunguzo uza gusasira papa mwabadamu mwerekanye mbagirira inama sinababwiye ko urugo ari urwa babiri ubundi ni gute ufata umwana wawe ukamwohereza mu cyumba mukoreramo imishinga yose y'urugo yego reka icyo cyumba kiberamo imishinga myinshi ni ukuvuga ngo harimo ubwonko bw'abantu babiri umugabo n'umugore gutekereza ngo tuzasiga irangi rya veri pome tuzubaka inzu tugiye kubyara umwana ureka dukore ku buryo mu mezi 9 tuba dufite umwana iyo mishinga ni gute nshobora gufata umwana wanjye nkamwinjiza mu mushinga w'uko ngomba kubyara rega niba uyu mwana mwohereje gusasa uburiri bwanjye deje ndi kumwinjiza no mu buzima bwanjye bundi bwose kandi uyu mwana nzi neza yuko agomba kuzajya kubaka urwe cyane wenda nibuze gufungura akabati gatiriwara agakuramo za dosiye zose z'urugo ziri aho ngaho kandi hari dosiye umwana adakeneye kumenya hari amadosiye umwana nukuri adakeneye kumenya naho uyu mwana yaba ari uwawe afite n'imyaka 30 kwa kundi ukavuga ngo umwana wanjye se ko akuze afite imyaka 30 afite imyaka 30 ariko hari dosiye atagomba kumenya kuko bundi iriya dosiye hari dosiye izo dosiye ziri muri iyo shambure niryo bundi bita ibanga urwo ni rwo rugo kuko uyu mwana natajya kubona iyo dosiye akayisoma sibyo akayisoma nubwo turi ku mbuga nkoranyambaga abantu bose batakigira ibanga ariko kera mu rugo abashakanye hari ibitabo abashakanye basomaga uko ni ukuri kandi abantu batagombaga ko ni ukuri wenda nako kantu mbese nibuka kugira umuntu ushobora kwicara akabona dosiye iyo dosiye agashaka kumenya kumbi iri banga mama papa ugasanga byose urabyishe uyu mugabo rero agarutse kureba ikarita asanze ibintu ni sawa arataha asuye mu kazi yagiye ari sawa agasubiyeyo n'ubundi ari woke tugiye kubona rero ava ku kazi mamiyo duhereka ishusho ariho agaruka mu rugo none uyu mugabo rero urimo agaruka mu rugo wa mudamu we niba ubizi neza yuko ugera mu rugo mbere y'umugabo ubundi hari n'ukuntu muba mugomba kuganira ukamenya igihe ari butahire uyu mugabo njya nifuza yuko iyo ageze mu rugo si nuko nifuza ahubwo niko bigomba kugenda ubundi ya sura nziza yamuherekeje agenda ni nayo sura nziza yakagombye kumwakira agaruka yego kuba hari ibibazo biri mu rugo ntabwo uzabyakirana umugabo ku muryango kuko uyu mugabo hari stress nyinshi yahuriye nazo mu kazi hari abantu benshi yahuriye nabo mu kazi hari n'abambaye za mahenure mu kazi bashoboraga kumugusha hari na boss wenda uri kumubwira ati dosiye zawe ntizitunganye uyu mugabo ashobora no kuba yahangayikiye yuko ashobora no kwirukanwa mu kazi bitewe n'uko hari dosiye zitatunganye cyangwa zatunganye uyu mugabo akenera kwakirwa n'isura imuhumuriza imusubizamo ubumuntu hanyuma azagaruza agasanga nanjye nahuye n'izindi nayo byaranze abakozi ntabwo bigomba kuducangira ku muryango aho rero niho turihite tubona wa mugabo uvuga ati ngewe nkeneye ko umugore wanjye aguma mu rugo kugira ngo ngenza byancanze wamuhure ariko burya abagore dusubiye kuri cya gitekerezo cya wa muntu waduhaye igitekerezo abagore burya dushobora byinshi icyarimwe ahubwo nongeye kugaruka kuri uyu mugabo uhora ushaka kunywa amata n'ubundi aratashye kuri mashini atizaniye nkongoro kuri mashini iyi mashini yamushyuhiye mutera icyaka sibyo n'abo bakoranye nabo ubwabo bamuvugishije bamutera icyaka yego ijisho rye ryarebye ibintu byinshi rirasonza yego ahise agera mu rugo ako kanya ati nubwo bimeze gutya nubwo maze koga nubwo nduhutse ariko madamu zana ya nkongoro umugore azanye ya nkongoro arongera amuhaye amata arongera mu gicuku
ati nshaka amata. ndashaka amata. Uyu mugore nawe muhaye amata, arongeye mu rukerera amata. Uyu mugore azasinzira ryari? Uyu mugore ntabwo yaba afite agahenge. Mwabagabo mwe namwe hari ibintu mugomba kujya mwitwararika. Ndabizi neza yuko ayo mata rwose urayakunda, ariko nubwo uyakunda zirikana yuko iriya nka ikamwa nuyatereka ukaza kuyaguha. Uyu muntu nawe akeneye kugira agahenge. Umugore ntabwo wamushatse kugira ngo umugire ntuzi. Umukozi wawe waciye hajya nza umugire ninshaka igikoresho. Tumwitikiza. Uyu mugore washatse ntabwo ari iyi. Rega bivuga ntabwo ari umukozi wawe wo guhora gukorera ibyo ushaka wowe byiza. Hari ibintu biriya bitotsi byerega, reka turebe harakuri biriya bitotsi. Uyu mugore yiwe mu kazi, stress ni nyinshi, ariko kubera guca bugufi no kubahiriza inshingano araguhaye amata kuko arabizi kuyakunda, kandi yaguterekeye icyansi rwose, amata aruzuye uranywa. Ariko urashaka kunywa ukigera mu rugo. Yego. Naterura kuryama arabanza nabwo wibuke ko ubwo agiye kuguha amata agomba kugaburira abana, agomba kumenya uko agenze. Nitesha mutwe ry'abakozi bubu ndavuga ko babagira ntabwo abatuye mu mahanga, reka tubabwire namwe muvuye mu kazi. Ngira inshuti yanjye yanyoberwa igihe iryama rijya yidoga none ngo bunyereyeho. Yego. Inshuti yanjye bayibunyereyeho, aba yabyutse yagiye gukora akaza agategura umugabo, cyakoze abigenza neza pe, abigenza neza, ariko aryama atinze. Uyu mugore ugiye uje kuryama saa 5 kuko agarutse kongera gutera ipasi ya munyenda wa mugabo. Hirya yo guhendera inda ye harimo no kuba ari munamuteye ko umugabo agiye gutekereza. Wenda amaze kunywa amata yambere aragaramye. Aragaramye, araruhutse. Hari abagabo babayeho gutyo. Aragaramye, araruhutse, aragonnye, araryamye. Na wa mugore agiye kwandura bya byasi, agiye kureba abana ko baryamye, arabakora waka biri aho ngaho. Hari imbwa ikeneye kugira gute, agaruke namara gukinga. Usanga agiye koga, asanga saa 5 z'ijoro nibwo agiye koga, yiriwe aho ngaho kuko yabanje kwita ku mugabo. Iduko muri studio dukomene ngasira. Yego. Ashoje noneho agarutse ndi akimugera iruhande. Ati buriya rero nubwo wumvaga nagonaga ariko icyaka cyongeye kiranyisha. Atamata hafi aho we. Ati ngero byuka ujye muri firigo, byuka ujye kuzana amata, kandi aya mata ndi bunywe ni ukubanza kuyacugusa. Ni wowe uri buyacugusa, kayacugusa kayamuhakamo mugahita musinzira. Kwamaze kunywa ahita asinzira nawe usinzira. Wowe ugiye kuryama amasaha atarenza 3. Muri 3 saa 10 atumva rero kuko aratangira akazi saa 12, ategezwa kubyuka saa 10 akitegura akongera akanywa amata. Uyu mugore y'indogobe, kandi uyu mugabo nagende izo nshure 3 zose atanyoye amata, aragera ku kazi uwo bahuye mu gati umugore ngira ni gito amata, kandi namushatse kugira ngo ajya ntegurira ifu kuko twabonye ko iri funguro ry'amata nta wundi ugomba kuza ngo zimugura. Rero niyo mpamvu mubwira ngo hari abagabo bagira ubwikunde. Wamukunze wamuciriye bugufi, wanamwubashye cyane, ariko yakugize igikoresho. Ntabwo ari kukubona nk'umuntu. Hari n'abagabo yicara akavuga ati ariko se ubundi ko aricyo nakuzaniye ubundi bite byawe. Uyu mugore ntabwo ubwo buzima yabushobora. Ari nayo mpamvu hari abagabo uyu munsi turi kubona abagore bajya batakubera izo mpamvu kuko ntahaga. Uyu mugabo naho wamuha kajana ntabwo yazigira hano. None rero niba uyu mugabo ubundi ndavuga ngo yakagombye nawe gukontorora. Reka buriya reka nkubwire ibintu byose ni mu mutwe. Yego, ibintu byose ni mu mutwe nshuti yanjye. Niba mu mutwe wanjye harimo ngo gutya na gutya biraba, ariko
jya wicara uvuge ngo ese uyu nashatse uyu mugore nashatse ntabwo ari umuntu. aha rero nuvuga aho ngaho niho tugaruka muri za fondasiyo z'urugo, uburyo urugo rupfa rugapfira muri bwa busore. Yego. kuko icya mbere ushobora kuba uko ubwawe witwaye warirekuye ukavuga uti mfite amafaranga, ninjya muri hoteli iyi n'iyi ndaka amata uko nyashaka, ndarekera aho bijyanye n'ikofi yanjye. Yego. niba nyashaka ndi mu kazi ndava mu kazi njye muri kantine iri hafi aho bugufi y'iwanjye, anywa iki amata, yongere yicare ati nakomeje mbona mu kazi wanjye hari ibi n'ibi ngende. noneho hari naho atangirana ubuzima bwe bwa gisiribateri. we akaba azi ko ashobora kwigura ibiryo muri resitora, akaba azi ko azi kujyana imyenda muri dayikirina, akaba azi ko azi bwo azashobora no gutunga umugore, kandi ibyo ngibyo atazabishobora. none ubuzima bugatangira, yagera mu rugo agashaka umugore. wenda uyu mugore ashatse ni wa muntu uzi gukorera amafaranga, ntazi no kujya kugura na ji. Yego. 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 ntazi kwigura akaji, ni wa muntu urya ageze iwabo, kandi nabwo yageze akavuga ati mama ngendana n'ubundi ubona ikeneye kwisinzirira. Yego. yashaka akataratini k'umugati akakarya, akanywa icyayi akiryamira. uwo muntu w'umunebwe w'inda, indege yakwarutse nta nayo cyangwa se nta narya, agakubitana n'uwo muntu wa mibe arayoragura. uwo muntu ugize isesemese arayamise ntabwo bakwibaza shamani, urumva abana bageze mu rugo arahamuka. igifu n'icyo ahise ahahamuka, agahita ahamuka kuko uyu muntu nta kontorora agira. igihe ashaka kurya none ajya kure ugasanga n'imihahire y'uwo muntu ntayo, avuga nabi, ni kwa ngoda cyose ngo cyenda umugabo kugira nshaki cyangwa ndakibona, ariko sibyo. kubera niba rwo rubyiruko rero tubona uyu munsi, reka nanagaruke no ku kantu gatoya mu mvugo iyi ngiyi nshaka kuvugamo. nibwo tubona abana b'abasore ari bajya gushaka, afite abana babiri mu gasozi, hari uwemerwa hari n'utemerwa. Yego. ugasanga umuntu ateresa umukobwa aramubeshya urukundo, bwashize igeze kuvuga ati umuntu winjije mu buzima ukamuzamura ukamwiza kuri dogere, kurindagira k'ubwonko, akarindagira ukamushyira mu buzima bwawe, ni wowe mugore w'inzozi zawe, ukavuga uti ni wowe mugore wanjye nifuzaga, ni wowe mugabo wanjye nemeye. uyu mukobwa akavuga ati nta wundi, yabanje kwanga ariko igitondo kimwe ugasanga uyu munsi muri kumwe azi ngo ni wowe, ariko ajya kubona akabona hirya mesaje, telefone, uzi ko ku manimero bagiye babandikaho amazina, asanga banditseho umuntu bita ngo ni James, kandi James uwo ni teta. ubundi kuroda bari korobine, agahamagara, yamara guhamagara ugahita wumva ni izina ryari, ariko ntashaka kumugara muganga ati ariko se ko James aguhamagaje utamwitaba, oya uyu nguyu arashaka kunguza amafaranga, uyu mutipe rwose, kandi byahe arashaka guca iperereza. uyu mwana yagiyeyo. nigera mbona agafilime nk'uko kuri TikTok, abakobwa bangaye baje baza mu rugo rumwe, atinje kuri undi umuzamu atuje kuri atinje kureba sheri, undi araho afite uwo bari kumwe, undi ati uje kureba natinje kureba sheri, bahura ari bane bose baje kureba sheri. bahamagara umugabo ngo wino ati umwaranga ati je rero nageze hano kare, ariko reka mubashakire. arambwira ati genda kubabariye, genda urebe bariya, noneho bose baza ari sheri wawe, bose abwira ku bana. iki kintu iyi fondasiyo y'uru rugo rw'abana wabyaye, ntunabavuge, imico yawe y'unywa ntuhage, yo guhora ufite ikinyota kidashira, uvangavanga, wanyoye amata, wanyoye warage, wanyoye coca-cola, wanyoye citro, wanyoye bya miriture, byose ukabivangavanga bikahinduka
izo ngeso zose warangiza ukicara ngo nkeneye umugore mwiza uca bugufi wubaha uzi kwita ku nshingano y'urugo wita ku nda y'umugabo wawe. Ese wowe ubwawe ko wagwije uwo mugabo ko wagwije amibe nyinshi, uyu mugore araza guha amata zivure zizavura azamira nk'inshyushyu bizavuriza amibe ziri ntabwo byashoboka. Umuririmbyi umwe yararimbye ngo uwakirigizwe na benshi ntamenye uwamusekeje, n'uwakirikize benshi ntabwo amenya umusetsi uwo ari we. aha rero iyo umuntu yamaze kugera mu rugo yicara akavuga ati uyu mugore si we wari inzozi zanjye, ati uyu mugore kuko ntazi icyamuzanye, inshingano yamuzanye ntabwo ayizi, impamvu atayizi ni uko waririye henshi. Yego, none ugiye kubona umuntu kuko umuntu wamenyereye gusonga kawunga y'ibiro 5 ntabwo yashobora gusonga kawunga y'abantu 10 na bangahe. uko ni ukuri. Niba mu rugo waba yarasonga kawunga y'ikiro kimwe ariko aje gusongera umugabo urya kangahe, ibyo bintu ntabwo wanabishobora. Ntabwo wabishobora. Pastor, urumva tuvuze n'ubundi abagore ntitwanayasoza n'abagabo ntitwanayasoza, ariko uyu munsi mfite umuntu wambwiye ngo Yesu yaransenyeye. Yesu asasenya urugo ate kandi ari we uzubaka? Ngo Yesu yaranse. So Pastor, reka mbwize ukuri. Yabimbwiye nabanje gusekamo. Ariko nyuma yaho ngeze aho nababara n'ababaje. Ati Maman Mignonne ati ngira inama. Nzajya gutanga ikirego mvuga ngo iki? Nzarega nde? Nzavuga ko Yesu yansenyeye. Nikagira ngo Yesu yaje kugusenyera atese. Ati cyakora ndatekereza ko atari Yesu originali, ati ni Yesu wa pirate. Ati kuko Yesu wa originali ntiyakwemera ko umugore wanjye amwiruka inyuma kuva mu gitondo kugeza nijoro. Ntabwo Yesu wa originali yakwemera ko umugore wanjye amwiruka inyuma kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Ati rero Maman Mignonne ndakubwiza ukuri, Yesu yaransenyeye. Ati mu gitondo ni Yesu, saa sita ni Yesu twagiye, umugore ntakiba mu rugo, umugore ashobora kumara ibyumweru 3 atazi ko umugabo abaho, akakubwira ko ari mu masengesho, gasongo wabaho, ntateka, ntatanga amata, nuko cyangwa uyu mugabo nawe ashyiraho agakabyo. Ubwo so umugore abasigaranye iki? Oya ngo Yesu yaramusenyeye, yarambye ngo hari n'igihe umugore yigeze kugenda amara amezi 3 ataba mu rugo. Yaragiye mu Kanyarira. Oya, Kanyarira se barahaba. Barahusha. Reka mubwire, iki kintu cyo kora yakimbwiye. Icyo kintu reka naho tugezeho tuganiriye Pastor, ndagira ngo umbwire aba bantu. Reka nyisubize nka pastor. Yego. Reka nyivuge nka pastor, reka nyivuge nk'umugore w'umupastor. Yego. Ntabwo kuba ndi pastor bikora inshingano zanjye nk'umugore mu rugo. Kuba umugabo wanjye ari pastor ntabwo bikwiyeho ko ari umugabo mu rugo. Inshingano yo mu rugo ko ntabwo yaje kumbwira ngo Yesu yarambwiye ngo naragukunze kandi ndabyemeye. Rero gusenga Bibiliya avuga ngo musezerane igihe kugira ngo Satani tabagerageje urugo. Iyo usenze isengesho rya mbere rya kabiri rya gatatu ukagira icyumweru 2 uzi ko umugabo wawe nta kintu na kimwe utunganya cyerekeranye no igikorwa cy'abashakanye, yego, wowe ubwawe ukaba umugabo wawe mutari ku rwego rumwe, mutarasezeranye ngo ugende ukora amasengesho, niba akubwira ati iminsi 7 nzaba nifasha, ariko nubwo ugeze ku munsi wa 6 n'igice habaho gatoya amasegonda ngo uyasoze, akavuga ati ndapfuye tabara, uhita urambika ukaza. Niko amategeko avuga, ni nako bimeze, kuko n'uwawe si umusambanyi, kuko naramuka guciye inyuma akagenda ayo masengesho ahinduka 0 kandi abura amasegonda, nanjye ibyo ndabyemera, ahinduka 0 kuko iyo niyo nshingano yawe, ariyo Bibiliya ivuga. Ushobora gukora amasengesho nubwo giye n'abanyagukoresheje iwanjye, hari n'abapasiteri cyangwa abahanuzi baha abantu amasengesho ingo ziwabo zabo zidigadiga, kubera ko azi ko umugore we ari ibibazo, kubera ko umugabo we nawe ari ibibazo, agahita gufata wowe ubwawe utabaye umunyabwenge ukaba umupfapfa, aragufata akagusengesha, twagiye mu masengesho 3 we ariho arica irari. Yego,
ariho arasenga kugira ngo umubiri upfe irari rigende. yego none uyu we wowe agahita agukayirana nawe ukagenda ahubwo ugasenya urwawe. yego ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo ngo ari kumupfapfa akarwisenyera. icyo gihe rero uwo muntu ugoza, ntabwo umuntu ugoza ku musozi ukamara amezi 3 warataye umugabo, ntabwo yari mwagiye gusenga. aho harimo ikibazo. niba atari imyuka ibibarindagiza ku musozi, hari ikintu. uyu mugabo yarambwiye ati bafite ikigurupe. ati iki kigurupe nta muntu n'umwe wakumva. donc iki kigurupe cyabo hafi ya bose nicyo kibazo bafite. noneho urimo ugifite umugabo umugabo warahangayitse. ni ikigurupe. iki kigurupe harimo abagabo bataye ingo. ubwo ni ubuyobe Tanga basenye, ariko kikitwa ikigurupe cy'amasengesho. uyu munsi ngo bagasengera, urumva anabimbwira ubuse n'ibintu byo kujya ku musozi byaraciwe twese turabizi. ariko yarambwiraga ati n'ubu ngubu ngo sinzi umusozi bari gusengeraho ngo ni. ariko hari itorero nzi abantu babaga igahanga. yowe n'umupasiteri nawe ubwawe urabizi. hari umugore w'umupasiteri nawe washenye muri ubwo buryo. nawe ni ikigurupe cy'ahantu kigatandukanya abashakanye. baratandukanye umupasiteri ndanagushuje cyane. yawe nibaza, ariko nabo ni babandi bahora basenga bimuka mu rugo rumwe bajya mu rundi. icyo kigurupe rero kuko itorero rizima umwepiskopi agomba kuba ashoboye gushumba abo mu rugo rwe. nta nubwo uri umwepiskopi ngo bakunywane urumogi bakwambire gute. ese uzi impamvu abana b'abakozi b'Imana bagaragarwa izi ngeso? base ntibahaba, ntabwo bahaba, basiga ibyo baba bita imitemero ya gupfundikira iby'ahandi, bakajya gupfundikira iby'ahandi. umugore wawe ubura kumwerera imbuto ngo abe umugore muzima, wowe ukajya kwigisha uko bubaka hanze. ntabwo njye naza kwigisha amabanga y'abashakanye iwanjye ntayakora. yose urigisha iriya banga kandi nawe ntaryo ufite ntabyo waba wigisha. urigisha ibanga kandi ntaryo ugira, ntabwo byashoboka. rimwe na rimwe muzasanga hari abantu bamena amabanga bitewe n'uko mu buzima bwabo mu ngo zabo hari ikibazo. rero umwepiskopi agomba kuba umudiyakoni mwiza, agomba kuba afite urugo yubatse. rero iki gikurupe ni ikigurupe cy'abadayimoni kiriho gisenya, cyishe imiryango, kirijije abagabo. ni ukuri kirijije abagabo, hari n'abagore kirijije. hari umuntu wigeze kuba mu rusengero akajya aza buri gihe umugabo wanjye aramubwira ati ariko iwawe uhaba ryari? igihe cyose akaba ari mu rusengero. ni mu rusengero ariko bagiye ku misozi bamanutse. umugabo aramuhamagara aramwicaza amazi ati uranasenga ariko ukorya. ariko byaje gukurikiraho baje gusanga ubwo hari umugore yari yarinjiye bitwa ko bagendana amasengesho. ibi rero byica ubutumwa bwiza, ntago bizana imbuto. ibintu bituma mwumva ko Yesu yabasenye, ko Yesu ntago akora mu kavuyo, nta nubwo akora mu kajagari. ariko iyi Mana bahoraho buri mwaka uko turasenga kuja muri abantu nidusenga twizere ko twashubishwa amasengesho yumviswe. aba bose baba bafite imizimu kandi yahuye ikikonekta nabyo byemera. yego ndabyemera. ngo nyereka uwo mugendana mubwire uwuriwe, sibyo? rero ntabwo Yesu asenya, ahubwo hari imbaraga zindi zibari inyuma. mucunge neza, ushobora gusanga uyu muntu nyiri iki cyumba atubatse. uko ni ukuri atubatse. yarabimbwiye, wenda ndi kwanga no kugira akantu nkomozaho kugira ngo wenda n'umugore watimenye direct. ariko hari ikintu kimwe yambwira ati dore uyu nguyu amaze kugira imyaka 62 ntarabona umugabo. nese uyu mugabo urumva wowe se none reka tuganire. uyu muntu ufite ibibazo wasize ashenye mu rugo, atagandutse mu rugo, nta mabanga y'abashakanye akora, ntamenye ibihari, usibye gusa kuza avuga ngo Yesu ashimwe mama. ari bugire uyu mukobwa w'imyaka 60 uko bubaka? ntabwo bishoboka. ahubwo aba ni abageni ba Yesu basize abagabo yegurira Imana. hanyuma uyu mugabo ufite iki kibazo pastor, kuko njyewe ndaza no kuhita mwoherereza kumubwira icyo nabivuze. uyu mudamu yarumva iki kigurupe barimo, iyo uyu mugabo agize uwaganiriza muri bo, kuko yigeze gutera iyo ntambwe yo kugira uwaganiriza,
uwo yaganije aramubwira ati ni Yesu tugomba gukurikira, ibindi ni iby'isi. Nawe maze mbese bamaze kugera mu ijuru badapfuye, ati ngo bategereje ko Yesu azabagirira neza. Arangije ikindi kintu yambwiye ariko kumbwira ati ubu nabuze ikirego nzatanga muri divorce, ati kuko ibi bintu bimaze nk'imyaka nk'ibiri, ati ni ukuvuga ngo kandi bitewe na ya group arimo, ubwo njyewe namaze kwitwa umupagani, ati kandi ndababaye. Ntabwo duhita twirukira muri divorce, ko divorce ifite amategeko yayo. Yes. Ko ntabwo twakwinjira abanyamategeko, ko ntabwo aribyo dukora, ariko cyane cyane dushingiye kuko ibyo ngibyo uravuga n'ibyo nanjye mbamo nkoramo. Icya mbere cyo kugisha inama, buriya ntabwo ushobora kugisha inama impumyi. Yego. Buriya nawe buriya barahuje. Abari muri iyo groupe bose ni bamwe. Ntabwo yabagisha inama. Indi nama namugira nuko yakwegera, niba nawe afite itorero asengeramo, akabanza akegera abashumba be akabaganiriza iki ngiki ikibazo. Yamara gukora avuga ngo rukana ubu ni gufko kazana uri mirabunguri. Rero wamara kubaganiza we akahamagara wa mugore n'umugabo akaganira, bamara kubaganiriza bakumva igitekerezo cy'uyu mugore, bakumva n'icy'uyu mugabo. Nawe wamara kucyumva nk'abashumba, iyo bamaze kumenya aho umugore aherereye nibo bamuha uburenganzira bw'ibyo ashobora kugira. Yego. Kandi uyu mugabo nawe ashobora kuba, umugore ashobora kuba afite ibyifuzo by'urugo, nawe wenda nawe ubwawe uri ikibazo kuri we. Yego. Ariho asengera, burya abagore twikorera byinshi zibyo, nawe ari ikibazo uri kuri we. Rero nimuhura nk'abashumba babe utagenda urega, kuko bari abantu yagiye abarega, arega umugore abaregera, kandi bari mu gicucu, bari muri groupe imwe. Wowe rero genda ushaka utera intambwe umushumba wawe, numara gutera intambwe ugashaka umushumba, ushobora no kudashaka uwo ugashaka n'undi ubona uri ku rwego. Noneho muganire, muzane umugore abahuze baganire, bamara kuganira amenye uko ibitekerezo biri muri uyu mugore. Namara kumenya ibitekerezo biri muri uyu mugore, umushumba afite uburenganzira bwo kukohereza ahandi hantu, kuko amategeko natwe turayazi. Yego. Ariko nimumara ntabwo tujya tuza kuvugira byose hano bya divorce kugira ngo udatiza umurindi abanyantege. Yego. Ariko hari icyo amategeko cyangwa se metode y'amadini abiteganya. Yego. Wowe rero wegera umushumba wawe utorero usengeramo, niba uri umukristo muri Gatatu wegere padiri, niba uri umuyehova ntibyanabaho, urumva n'ahandi. Numara kubigeraho bizagufasha, numara kubona mumaze kwicarana nibwo uzamenya umwanzuro. Ariko uyu munsi we ugiye gutanga ikirego, nawe yakubwira ati se wese ashaka kubwira ati hari ibintu bitagendaga neza. Suko se icy'ingenzi ni uko habaho kuganira hagati y'uyu mugabo n'uyu mugore, ariko nkurikije level bimaze kugeraho bakeneye umuhuza, kandi nawe ugasenga wa mugore wa mugabo, kuko iyi ni imyuka yo gutwara urugo, igusenyera urugo. Mu minsi yashize hari umuntu naganije, niho dukorana ikiganiro, ndamubwira n'iki wajya umugabo, n'iki wagira inama abagabo bafite dayimoni y'akajagari yaje ikigo yica urugo rutoba. Kurya Satani zagatobanga urushako rwawe ni nk'ibi. Ubundi umuntu utarakutwereye arongotana umuntu ku musozi wawe gute? Yego. Wa mugabo menya ko waribwe umugore wawe, garuza umugore wawe. Wigendera ko mu rugo hari ibyo atakiza yirwa agenda, ko ushobora no kuba uri muri bya mitwazo tuvuga ubura no guha amata ku gihe. Ashobora kuyanywa, ntabwo tuvuga ko atayanywa, ahubwo ashobora kuba atayanywera igihe, cyangwa akajya kumugeraho ameze nk'aho yatangiye kuyarwarira bwaki. Kandi abagabo bameze nk'abana iyo batanyoye amata. Ni ukuri bose ngayo nguko sezera bari badukurikiye. Okay, murakoze cyane rero inshuti bakunzi bacu, ibiganiro byacu ntakagaruka, ariko twababwira ngo nimugire urugo rwiza, umuryango mwiza, ni igihugu cyiza, umuryango mwiza, ni itorero ryiza, amahoro y'Imana nabane namwe. Murakoze.